Mwiriwe, ni Marceline ubasuhuza ngira ngo tuganire ku byerekeye ijambo ry'Uwiteka. Twebwe abantu hari ukuntu tugira gutya tukiberaho ubuzima bwacu, tukinezeza, yewe tugakora ibyo dushaka, kandi ntitwibutse ko hari umuremyi w'ijuru n'isi uba utureba kandi utwifuriza ibyiza. Impamvu nagize ngo tuganire ni uko Imana yacu yashyizeho Umwuka Wera kugira ngo Umwuka Wera yandike igitabo gitagatifu Bibiliya kitubwira ibyerekeye iby'Imana. Icyo gitabo rero kitubwira iby'Imana ikunda yewe ndetse n'ibyo Imana yanga. Mu byo Imana yanga rero, yanga amaboko amena amaraso. Imana yanga abantu bayisuzugura. Mu byo tuza kuganira turaza kubona ibyo Imana itishimira na gatoya. Turaza kumva ndetse umukozi w'Imana, umuntu Imana yakundaga nawe yakundaga Imana, ariko yakoze ibya mfura mbi maze ashavuza Uwiteka, maze ahura n'ibigeragezo, ahura n'ibintu rwose bigoye, ingaruka zitari nkeya. Ntabatindiye ubwo turahagarara mu bice bibiri bya Bibiliya. Igice cya mbere kiravuga mu Migani, igice cya gatandatu umurongo wa 16 kugera kuri 19. Ikindi gice turagisanga muri Samweli wa kabiri, igice cya 12 kuva kuri 1 kugera kuri 12. Ubwo rero ibyo tuganira biravuga ibyerekeye amaboko amena amaraso. Reka twiyegereze Imana dusenga kugira ngo Umwuka Wera atuyobore. Mwuka Wera turasabye mu izina rya Yesu ngo udufashe iri jambo tugiye kunonosora turisobanura, twiga ibyo ushaka kutubwira, dushobore gusobanukirwa Mana mubyeyi mwiza n'ibyo ukunda, ndetse dushobore kumenya n'ukuntu twagombye kubaho ubu buzima dukora ibikunezeza. Ngaho rero Mwuka Wera, ngwino uyobore abana bawe maze dusobanukirwe kurushaho, tubisabye twizeye kandi dushyizeho umwete mu izina ry'uwatubambiwe Yesu Kristo. Amen. Nk'uko twabivuze rero turahagarara mu ijambo ry'Imana. Ijambo rya mbere tugiye gusoma riri mu gitabo cy'Imigani, igice cya 6. Ndasoma kuva ku murongo wa 16 kugera kuri 19. Hariho ibintu 6 ndetse 7 Uwiteka yanga. Ibimubera ikizira ni ibi: amaso y'ubwibone, ururimi rubeshya, amaboko avusha amaraso y'utariho urubanza, umutima ugambanira ibibi, amaguru yihutira kugira urugomo, umugabo w'indarikwa uvuga ibinyoma, uteranya abavandimwe. Aya magambo dusomye ntabwo yoroshye, ariko rero reka tujye ku byerekeye ibyo tuganiraho none. Tujye kuri uriya murongo wa 17, uturongo dukeya cyangwa amagambo makeya arangiza uriya murongo wa 17. Ari kutubwira ngo amaboko avusha amaraso y'utariho urubanza. Aha ngaha niho tugira ngo tuganire. Imwe mu ngero naje gushakisha nabonye hano mu Bwongereza, nashakishije kuri interinete nsanga ahantu handitse ngo .gov.uk havuga ibyerekeye gukuramo inda. Aha hantu hatubwiye ukuntu mu mwaka w'ibihumbi 2022 mu kwezi kwa mbere kugera ukwa gatandatu, umubare w'abantu bakuyemo inda muri England na Wales, uwo mubare ni 123,219. Ibaze aho hari mu kwa mbere kugera mu kwa gatandatu k'uriya mwaka. None rero turi mu kwa 10,
2023, ubwo nyine ibaze umubare uko umaze kungana ubu ngubu, ntabwo nashoboye kubona imibare y'uyu mwaka, ubwo wenda bari kubishyira hamwe. Aha ngaha rero aka kana iyo umubyeyi yasamye uko kaba kangana kose ntago ari byiza, Imana ntibyishimira kugira ngo umubyeyi akuremo inda. Kaba ari gatoya, ari ubusabusa ariko ni umugisha kandi ni ubuzima. Ni ukuvuga ngo na wa wundi ugira inama ufite ako kana ushaka kugakuramo, na wa wundi umuherekeza agiye kugakuramo, na wa wundi umufasha kugakuramo, abo bose Imana ntago ibishimira, baba bafite igihano kibategereje. Ako kantu kaba karimo ubuzima. Reka turebe mu ijambo ry'Imana mu Balewi igice cya 17 umurongo wa 11a. Hari kutubwira ngo kuko ubugingo bw'inyama buba mu maraso. Aho ndumva dushoboye gusobanukirwa. Ubugingo bw'inyama buba mu maraso. Uko kangana kose kaba gafite ubugingo. Nta burenganzira rwose umuntu yagombye kugira ngo akavutse ubwo buzima. Uwiteka atubabarire, atugirire neza, aduhe gusobanukirwa n'ibi bintu. Yewe ntabwo ari urwo rugero gusa nabonye rwerekana amaboko amena amaraso, naje gushakisha, mbese naje kureba nsanga hari urundi rugero, urugero rw'abamena amaraso, twavuga biriya byihebe. Ibyihebe bimena amaraso, ba bandi bita abaterorisite. Ntabwo ari abaterorisite gusa twavuga ko ari rwo rugero dufite. Hano mu Bwongereza muri Londres hari umwana bamaze mu minsi ishize bateye icyuma hariya i Croydon. Ni ukuvuga ngo hari abantu baterana ibyuma, akenshi usanga ari bariya bakiri batoya, ugasanga uwo mukobwa yari umwangavu 17, atera icyuma rwose arapfa. Ntabwo ari we, hari benshi bagiye bapfa gutyo. Ibi nabyo ni amaboko amena amaraso Imana idakunda. Ikindi, muri iyi minsi hari intambara nazo zivutsa abantu ubuzima bwabo, ayo nayo ni amaboko amena amaraso. Harimo ingaruka mu ntambara. Njyewe ko ndi umunyarwandakazi, twagize intambara muri 1994, 1994, ubwo duhunga twagize ikibazo turahunga, nuko umuntu akajya ashakisha amafaranga. Icyo nibuka, twakoze imigati, nuko njyana gucuruza imigati mu nkambi. Ngihinguka mu irembo, abantu nagiye kubona mbona barankikije. Icyo gihe bari baje kumvutsa ubuzima, bari baje kumena amaraso yanjye, baravuga ngo reka tumumareho. Ntabwo bashakaga kumbona muri iyo nkambi. Ni ukuvuga ngo nagize Imana, hari abantu banzi, yewe n'umutware wanjye n'abandi bari aho ngaho baje bahurura nabo baza biruka, nibo bankijije abo bagizi ba nabi, niko nabivuga. Ntabwo amaraso yanjye yamenekeye aho ngaho. Imana ishimwe kuko ihora irinda ababo. Kandi nongere mbivuge, buriya hari abayamena batazi ko Imana ibyanga, hari abamena amaraso batazi ko ari icyaha. Reka dukomeze dusome ikindi gice kitwereka aho Imana yanze umuntu wayo wayikoreraga wamennye amaraso. Imana ntabwo yabikunze, ahubwo uwo muntu yahuye n'ibibazo byinshi. Uwo muntu rwose yahuye n'ikibazo nako ni ibibazo byinshi by'ingaruka kubera ibyaha yakoze Imana itashimye. Aha ngaha tugiye gusoma mu gitabo cya Samweli wa kabiri igice cya 12 kuva ku murongo wa mbere kugera kuri 12. Reka nsome. Bukeye Uwiteka atuma Natani kuri Dawidi, ageze iwe aramubwira ati, habayeho abantu babiri mu mudugudu umwe. Umwe yari umutunzi, undi yari umukene. Kandi
uwo mutunzi yari afite amashyo y'inka n'intama nyinshi cyane, ariko uwo mukene we ntacyo yari afite keretse akagazi k'intama yari yaguze akakarera, kagakurana n'abana be bo mu rugo, kakarya kutwo kurya twe, kakanywera ku nkongoro ye, kandi karyamaga mu gituza cye, kaba nk'umukobwa we. Bukeye haza umugenzi kwa wa mutunzi, mubi ni uwenda mu nka ze cyangwa mu ntama ze ngo azimanire umushyitsi wamugendereye, ahubwo ajya kwenda wa mwagazi w'intama wa wa mukene, awuzimanira umushyitsi we. Maze Dawidi aherako arakarira uwo mugabo cyane, niko kubwira Natani ati, ndahiye Uwiteka uhoraho, umuntu wakoze bene icyo, wakoze bene ibyo akiriwe urupfu, akiriwe gupfa, kandi azarihe umwana w'intama 4, kuko yakoze ibimeze bityo kandi kuko atagira impuhwe. Nuko Natani abwira Dawidi ati, erega uwo mugabo ni wowe. Uko niko Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuze itya iti, nakwimikishije amavuta ngo ube umwami wa Isirayeli, ngukiza amaboko ya Sawuli, nguha inzu ya shobuja, nguha n'abagore be baragusegura, kandi nkugabira umuryango wa Isirayeli n'uwa Yuda. Kandi iyo biba byarabaye bike, mba narakongereyeho ibindi. Iki cyatumye usuzugura ijambo ry'Uwiteka, ugahangara gukora ibyangwa nawe? Wicishije Uriya w'Umuheti inkota, kandi ugacyura n'umugore we umugira uwawe, kandi Uriya umwikisha inkoti y'Abamoni. Nuko rero inkota ntabwo izava mu rugo rwawe iteka ryose, kuko wansuzuguye ugacyura umugore wa Uriya w'Umuheti ukamugira uwawe. Nuko Uwiteka avuze atya ati, umva, nzaguhagurukiriza ibyago bivuye mu rugo rwawe, kandi nzatwara abagore bawe ureba, mbahe umuturanyi wawe aryamane nabo ku itangaza ry'izuba. Wowe wabikoreye mu rwihisho, ariko njye nzabikorera imbere y'Abisirayeli bose ku mugaragaro izuba riva. Bigirire neza. Iri ni ijambo ry'Imana. Iyi mirongo dusomye iratubwira ibyerekeye Natani, umuhanuzi w'Imana. Imana yaramwohereje, imwoherereza Dawudi, maze agenda amubwira mu migani. Icyo tubona ni uko iyo Imana igukoresha iranagutegura, kuko Natani yari afite ubutwari, yamuhaye courage, imuha ubwenge n'amayeri na tactique y'uko abwira uyu mugabo Dawidi, ku buryo yumva ibyo ari kumubwira, akamenya ko nawe yakoze icyaha, ko ibyo yakoze atari byiza. Dawidi ntiyari acyumva ijwi ry'Uwiteka. Aho yari ari rwose nta cyagendaga. Icyo gihe yari ayobowe n'amarangamutima ye, kuko byageze aho akoresha ubutegetsi cyangwa power, maze
yifunga uriya mugore wa Uriya, ageza n'aho avuga ati reka nice n'umugabo we. Amaraso ya Uriya ntacyo yamubwiye, yakomeje gukora ibyaha, yibera mu byaha, bibabaza Uwiteka. Imana yacu kubera ko ikunda abana bayo, yararebye iti reka nohereze umuhanuzi wanjye Natani kugira ngo agende ahanurire uyu mukozi wayo, ahanurire Dawudi. Yaragiye aramubwira, ariko nubwo yamubwiye turazi ko Dawudi ntabwo yabaye nk'utasobanukiwe, atangira ahubwo guca urubanza. Dawidi yari afite byinshi, Imana yamuhaye byinshi, ariko ararenza aragenda atwara n'iby'abandi. Kubera ko atumvaga ijwi ry'Imana, niyo mpamvu yakomezaga gukora ibyaha, agakora ibyaha, agakora ibyaha, akibagirwa ko Imana iri kumubona, akanabihishahisha. Ubwo yishe Uriya agira ngo ntabwo Imana yabibonye, atwara umugore we agira ngo Imana ntiyabibonye, ariko ibyo byose Imana yarabibonaga kandi bikayishabuza. Reka turebe rero ibyanditse kuri uriya murongo wa 5, ubwo ni Samweli wa kabiri igice cya 12 umurongo wa 5 kugera ku wa 6. Reka turebe ibyanditse. Maze Dawidi aherako arakarira uwo mugabo cyane, niko kubwira Natani ati ndahiye Uwiteka uhoraho, umuntu wakoze bene ibyo akwiriye gupfa, kandi azarihe umwana w'intama 4, kuko yakoze ibimeze bityo, kandi kuko atagira impuhwe. Iyi mirongo rwose irerekana ko Dawidi atabonaga ko ari we Imana iri kubwira, ntabwo yabonaga ko ari mu byaha. Dukomeze turebe muri iyi mirongo y'iki gice, turebe mu mirongo y'iki gice Samweli wa kabiri igice cya 12 umurongo wa 10 kugera ku wa 12, turebe ingaruka uyu mugabo Dawidi yaje kugira nubwo yari umwami. Reka dusome. Nuko rero inkota ntabwo izava mu rugo rwawe iteka ryose, kuko wansuzuguye ugacyura umugore wa Uriya w'umuheti, ukamugira uwawe. Nuko Uwiteka avuze atya ati umva, nzaguhagurukiriza ibyago bivuye mu rugo rwawe, kandi nzatwara abagore bawe ureba, mbahe umuturanyi wawe aryamanire nabo ku itangaze ry'izuba. Wowe wabikoreye mu bwihisho, ariko njye nzabikorera imbere y'Abisirayeli bose ku mugaragaro izuba riva. Hano turabona ibintu bibiri bikomeye. Turi kubona ukuntu abana ba Dawidi banze kumwumvira, ahubwo bagakora ibintu ku ngufu. Tukabona ibintu byakorewe ku bagore be. Abagore ba Dawidi baje kuryamana n'abaturanyi ku izuba, ku mugaragaro, ku manywa y'ihangu. Izi zose ni ingaruka Dawidi yaje kugira kubera biriya byaha yagize. Aha rero tugomba kujya twibuka ko Imana ireba bose, ari abakuru ari abato, umwami cyangwa se utari umwami, twese iratureba. Icyo twavuga ni uko ibyo ari byo byose twagombye kujya twiyambaza Umwuka Wera, akajya atwereka ukuntu tubaho ubuzima, asigaye tukabaho ubuzima Imana inezererwa, Imana yumva idukunzemo. Nubwo Imana yahaye umugisha Dawidi,
dawudi yabirenzeho rwose arayishavuza. Rero nk'abategetsi b'iyi si, dawudi imana yamwohereje umuhanuzi natani ngo amuburire areke kujya amena amaraso. Nanone rero imana irohereza abantu bayo bo mu itorero ryayo, irohereza njyewe nawe ngo tugende tuburire abategetsi b'iyi si. Icyo navuga ni uko uw'Imana yahamagaye ufite umuhamagaro wo kubwira w'ubuhanuzi yagombye kujya abihagararamo neza, nta byo kugenda ngo ajenjeke abogamire abantu abategetsi b'iyi si, akora ibyo bashaka cyangwa se yikorere ibijyana n'inyungu ze. Agende akore ibyo abategetsi bashaka, agende akore ibimunezezaho kugira ngo ahagarare mu muhamagaro we, akore ibyo Imana izareba inyuma ikavuga iti wowe waragiye uvuga ibyanjye mpabwa icyubahiro. Mbese ntabwo iyo umuntu Imana yahamagaye agiye agakora ibye by'inyungu ze, ntavuge ubukuru bw'Imana, ntavuge ubuntu bw'Imana, ntavuge ukuntu Imana ikora ibitangaza, ntavuge ibyo Imana yamutumye, uyu muntu aba afite ibibazo. Abazahura n'ibibazo, abazahura ibihano bitoroshye bivuye ku Mana ihoraho. Ubwo rero icyo ni ikintu cya mbere, ko umuntu wese utumwe ku bategetsi, hariya natani Imana yaramutumye arabikora kandi urabona ibyakurikiye. Ikindi cya kabiri ni ukuvuga ngo Imana nubwo yahaye umugisha Dawudi nawe nubwo atabihagazemo yagize ingorane. Uti se Dawudi yagize izihe ngorane? Ingaruka yagize ni uko wa mwana yaje kubyarana na Bathsheba yarapfuye, habayemo urupfu. Ikindi habayeho kumva ko abana be bamusuzugura, abana be baje gukora ibya mfura mbi, ndetse umwe muri bo turumva ngo dusomye ibyanditse biravuga ko yaryamanye n'umugore we, yaryamanye n'umugore wa se, abandi bagashaka gufata ibintu ku ngufu. Ibi bintu rero bikatwibutsa ko ibyaha abantu bakora, ababyeyi bakora, abantu bo mu miryango bakora, bikurikirana n'abandi muri za generasiyo zikurikiyeho, bikabatera nabi, kandi ibi bintu ntabwo byagombye kubaho. Izi ngaruka zigenda zikagaruka kuri za generasiyo zikurikiyeho, ntabwo twagombye kujya twemera ko bibaho. Ikintu cyagombye gukorwa ni ukujya umuntu amenya ko yakoze icyaha akacyicuza, nubwo ingaruka zikurikira, ariko nibura aba afite amahoro y'Uwiteka, akagenda akamukorera, maze Imana ikabihererwamo icyubahiro. Turibuka ko Yesu yapfuye ku musaraba kugira ngo atubere, mbese atange amaraso adukiza ibyaha. Dusomye mu murongo uri muri Bibiliya muri Matayo 26:28 uri kuvuga ngo kuko aya ari amaraso yanjye y'isezerano rishya, ava ku bwa benshi ngo bababarirwe ibyaha. Yesu yapfuye kugira ngo atubabarire. Ubwo rero umuntu wese wumva ko rwose yakoze ikintu cyatumye Uwiteka ashavura, akamena amaraso, nk'uko turi kubisoma mu bitabo byerekeye Dawudi, umwami Dawudi yasabye imbabazi. Tubisomye hari rwose igitabo kibivuga neza, usubira inyuma muri iki gitabo cya Samweli nyine ukabisoma ukabibona, ariko urabona ingaruka zaje kubaho nyuma yabyo, nubwo Imana yamugiriye imbabazi. Twongere tubisubiremo, Uwiteka yanga amaboko amena amaraso. Tujye dusaba Uwiteka rwose atuburire, Umwuka Wera atuburire two kujya dukora icyaha gituma tugira ibyo bibazo bidutera ingaruka zikurikirana n'abacu. Reka rero
twibaze ko umuntu wese niba azashaka Yesu ngo amukize ibyaha, uwo muntu yagombye kuba azi Yesu. Niba muri twe hari abantu batarakira agakiza, abantu batarakira Yesu nk'umukiza n'umwami wabo, aka ni akanya rwose ndabayobora mu isengesho murisubiremo, hanyuma maze mwakire Yesu kugira ngo nihaba hari icyaha nk'icyo ngicyo cyangwa niba cyaranakozwe, uba ufite Yesu wagomba kujya ku mavi ukamusaba imbabazi, akaguha amahoro, akanagukiza n'ibyo byaha. Reka rero nsubiremo iryo sengesho ryo kwakira agakiza, maze urivugane umutima mwiza, umutima wose kandi ubyemera, bihagararemo kugira ngo Yesu akwakire, aguhe n'umwuka we wera ajya kuyobora. Niyo nzira y'agakiza, niyo nzira yo kumva ko ibibaye byose harimo nibura agakiza, harimo inkuru nziza. Inkuru nziza ni uko Yesu yapfuye ku musaraba, inkuru nziza ni uko Yesu adukiza ibyaha, inkuru nziza ni uko iyo bibaye gutyo turagenda tukicisha bugufi tugasaba imbabazi. Ngaho rero reka mvuge iri sengesho, isengesho ryo kwakira agakiza, maze usubire mu byo mvuga. Niba ushaka ko Yesu aba mu buzima bwawe akagufasha, akaguha n'umwuka we wera ukakuyobora. Mwami Yesu, ndaje imbere yawe, nzi ko ndi umunyabyaha, umunyabyaha ukeneye imbabazi zawe. Ndabizi rwose ko wapfuye ku musaraba, wapfiriye njyewe umunyabyaha ngo unkize ibyaha. Ndagusabye rwose, ndashaka kugukurikira, unyakire mu bawe, umpanagure icyitwa icyaha n'igisa nacyo byose mfite, maze unyambike imbaraga zawe Mana yacu Yesu Kristo. Ndasabye ngo umfashe mbe uwawe kandi undinde kujya nsitara njya gukora ibitagutunganiye. Ndashimye ko unyakiye, ndashimye ko uramfasha gukomeza runo rugendo, nkaba uwawe iminsi isigaye yose kandi ukanyishimira. Mbisabye nizeye kandi nkomeje mu izina watuwambiwe Yesu Kristo. Amen. Reka rero mbe uwa mbere mu kwakira mu bana b'Imana, muri famiye y'abihaye Imana, y'abakurikiye Imana, y'abarokowe kuko wakiye agakiza, kubera ko ubu ngubu ntabwo ukiri wa wundi. Iyo bigenze bitya, Uwiteka yohereza abamarayika be, mbese yohereza umwuka wera ukaza ukaba muri wowe. Abamarayika baba bari gukora celebration, bari kuririmba no kuvuga hozana, kubera ko uba uvuye muri uwo mwobo w'ibibi, kandi ko uba utacyambaye icyaha, ahubwo umwuka wera uraza ukagufasha, maze ukajya ugendana nawe ukakujyana mu rumuri rwa Yesu. Ubwo rero icyo nakugira inama ni ugushaka Bibiliya, ukajya usoma iri jambo ukarimenya, ukarigendamo, ugashaka ahantu hari itorero ryigisha ijambo ry'Imana, ukabana n'abantu b'Imana, mugakorana urugendo, mukajya musabirana, mugasobanukirwa iby'Imana. Ubwo rero ubwo tugiye kurangiza, reka nisabire ikibazo, reka ndangizane n'iki kibazo. Ese muri twe hari umuntu waba waramennye amaraso, twaba tuvuga ko afite akaboko kamenye amaraso, kuko ibi bintu twavuze ko Imana ibyanga? Niba rero usubije amaso inyuma ugasanga nawe uri wa muntu wamennye amaraso, ibyo ari byo byose rwose dufite inkuru nziza. Yesu arahari, ni ukujya ku mavi ugasaba imbabazi Imana. Yesu rwose ni mwiza, aratabara, kandi ntabwo ajya yanga gukiza abe, aguha umugisha ndetse akagendana nawe, umwuka wera we akamukwegereza. Ese muri twe hari abataramenye amaraso? Niba barimo, Imana ihabwa icyubahiro. Ni ugukomeza urwo rugendo, ni ugukomeza gukorera Imana, usengera abantu bamenye amaraso kugira ngo bamenye ko ari bibi, kubasabira ngo bakire agakiza, nabo bamenye ikibi n'icyiza, maze nabo bazabona ijuru. None rero mu kurangiza, ndashaka kuvuga ku kintu kiri kubaho muri iyi minsi. Hano mu Bwongereza, ukwezi kwa 10 kurangira kuri 31, hari umunsi mukuru wo kwizihirira abapfuye. Umunsi mukuru wo kwizihirirwa abapfuye, haba za sacrifice zibamo ni ukumena amaraso, harimo ibyo byo gukuramo amada,
harimo ibyo kwica abantu, harimo ibyo gutuma haba za agisida. Ngo impamvu mbivuze ni uko nanjye nagize icyo kibazo ejo bundi muri uku kwezi. Muri uku kwezi nagize agisida, ikintu cy'igikamyo gitwara za deliveries, kijyana ibikamyo binini nka bya bindi bijyana ibiryo kuri Tesco cyangwa za Asda, Lidl. Igikamyo kinini cyari kigiye kunyurira, cyarankubise, aka kavatiri nari ndimo kitambika imbere, mbese karituruna kareba epfo, ariko cyakomeje kugasunika, kiragasunika mbese Imana ishimwe kuko ntabwo cyanyuriye, nta nubwo cyayishe rwose ku buryo imodoka yavuye mu muhanda, kuko cyamaze kunkubita. Imana iramfasha, mu kunkubita numvaga ijwi rimbwira ngo hamagara Yesu. Nahamagaye Yesu, 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 kuko nari ndi mu murongo wa kabiri w'uwo muhanda. Cyarankubise mva mu murongo ndimo njya mu murongo wacyo kiransunika. Naje kwireturuva uwo mudarayiva ngira ngo yarayihagaritse, yarahagaze, yaraburikinze, nuko nza kwireturuva nageze mu murongo w'icyo kintu, icyo gikamyo. Ngeze imbere ndahagarara, nubwo yaje kunkurikira dutanga na za detaye, insurance yaje kumbwira ko akamodoka kagomba kuva mu muhanda, ko kabaye dekarase. Ariko rero mbabwije ukuri, yamaze kumpa za detaye ze, nakomeje kugenda njya kuri petrol station, kuko nari ngiye gufata peteroli ngo nzashobore kujya aho nagombaga kujya kwigisha igiterane, mbese nagombaga kujya kwigisha ijambo ry'Imana kuri iyo dimanche ikurikiyeho. Nuko ako kamodoka kakubiswe n'icyo kintu, Imana yakoze ibyayo, ntabwo kangiritse ku buryo ntakomeje kukajyana. Twaje gutelefona insurance, turabwira ko kakigenda mu muhanda, umuntu ntiyagakoresha mu gihe dutegereje iyo mwayisimbura. Baratwemerera, naje kukajyana iminsi nk'itatu. N'icyo cyumweru, iyo sande, iyo dimanche narakajyanye kuri iryo torero nari ngiye kwigisha. Nuko mbabwira ukuntu ntari kuhaza kubera ko icyo kintu cyankubise nyine, ariko Imana yakoze ibitangaza. Amaraso yanjye ntiyamenetse aho ngaho ngo abe igitambo cy'umubi. Umubi ntabwo yishimira abantu b'Imana. Tujye tuguma ku mavi dusenge, kuko ntabwo twaremewe kuba ibitambo by'umubi. Imana ihabwe icyubahiro, kuko nanjye ndacyahumeka kandi ndacyavuga iby'Uwiteka. Ubwo rero mu kurangiza, reka dusenge dushima Imana ko tukiri mu maboko yayo, ko kandi n'abatarajya mu maboko yayo rwose ni ugushaka ukuntu mwakwisunga Uhoraho akababera Imana, kuko destination yacu twese ni mu ijuru. Reka nsenge. Mana igira imbabazi, Mana isumba byose, nyir'ubutungane, turashimye kuko uri Imana nziza, Imana ivuga bikaba, Imana ishaka ibyiza ku bana bayo, Imana yemeye ko tubona iri jambo rikatubwira ibyo ukunda n'ibyo wanga. None tubonye ingaruka umugaragu wawe Dawudi yaje kugira, tubonye ndetse ko harimo n'inkuru nziza ko Yesu akiza ibyaha, akadufasha tukagenda mu nzira ye. None Mwuka Wera, turasabye ubwo turangije iby'iki kiganiro, by'iyi mesaje, turasabye Mwuka Wera ngo udusobanurire, urusheho kudusobanurira, maze tumenye icyo Imana idushakaho, kandi tubeho ubuzima buyinezeza. Shimwa kandi wimirizwe hejuru, Mana isumba byose, kuko waturemeye ngo tukubere abana beza. Habwa icyubahiro kandi usingizwe, kuko uri Imana igira ubuntu, Imana isumba byose, Imana yaturemye ngo tuyikorere, kandi ihabwe icyubahiro iteka ryose. Mbisabye nizeye mu izina ry'uwatubambiwe, Yesu Kristo. Amen.